Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kubagezaho agafilime gateye gatya. Dutangira n'abakobwa batandatu. Imbere yabo haba hari umukecuru ugaragara nkaho ari ingagari rwose afite amafaranga. Imbere yabo hari igikungu cy'igisore, nyuma tuza kumenya yuko uwo musore ari umubodigadi w'uyu mukecuru. Muri ba bakobwa uko ari batandatu rero, imbere yabo baba bashyize ikintu gishushanyije neza nk'amabuno y'umukobwa cyangwa bimwe twita nyashi muri iyi minsi. Muri ba bakobwa rero uko ari batandatu, umwe kuri umwe agenda yegera ahantu hashushanyije cya kintu, ubundi akagenda ashyiramo nyashi ye. Wa mukecuru nawe niko agenda abaha amanota umwe kuri umwe, guhera ku mukobwa wa mbere kugeza ku mukobwa wa gatandatu, bose bagenda bapima nyashi yabo muri cya kintu baba bashushanyije. Ubwo n'umukecuru niko abafashe ikaramu agenda avivura ko abona nyashi ye ihuye n'ibitekerezo bye, uwabona bidahuye akahita anyuzamo ikaramu y'umutuku. Ubwo rero nyuma y'icyo kizami, umukecuru arabegeranya ubundi akababwira ati, uko mwari batandatu, batatu muri mwe nibo babashije gutsinda kino kizami. Ati ubu igisigaye rero, umuntu uri buze kuba umukazana wanjye ni umuntu uraza gusama bwa mbere inda y'umwana wanjye. Muri ako kanya rero wa mukecuru ahita ahamagaza umuhungu uba witwa Austin ngo aze arebe abakobwa nyina bamaze kumuhitiramo. Wa muhungu rero mu kuza dusanga ari umuhungu ugendera mu kagare. Mu gihe muri ba bakobwa rero bo baba bakeka ko cya gisore cy'ibogari ari cyo gihungu baba baje gukorera ibizamini. Tayari umukobwa wa mbere wamaze gutsinda irushanwa rya mbere ry'umukobwa ufite nyashi ijyanye n'ibitekerezo bya nyirabukwe, ahita yinjira mu cyumba kirimo wa muhungu wacu. Ubwo akamubwira ati, ubu ngubu rero ndaje mukorere umwana. Gusa rino jambo aba avuze ntabwo rishimisha uyu muhungu. Ahita amubwira ati, urankorera umwana? Kubera iki utavuze umwana wacu? Mu bigaragara uyu muhungu ntabwo aba yishimiye uyu mukobwa ndetse n'imyitwarire ye. Uyu mukobwa arakomeza akagerageza gukora kuri uyu muhungu, akagerageza, ariko uyu muhungu uba wimereye nkanjye aha araresista. Ubundi akamubaza ati, ubundi wowe gutya witwara, byibuza washobora guhindura pampa y'umwana? Umukobwa ati, ibyo reka tube tubiretse, ahubwo mbanze muhatekeya dukora umuntu. Muri ako kanya umuhungu bihita bimurakaza kurushaho, agahita amubwira ati, sohoka bira hano wowe, mu bigaragara ntabwo ushobora kuba umugore wanjye, umuntu utanahindura pampa y'umwana. Ati, ikigaragara cyo urashaka kuza muri uyu muryango kugira ngo wirire amafaranga. Ku mukobwa rero nk'umuntu wese utsinzwe ikizami ahita asohoka. Muri ako kanya rero akigera hanze, undi mukobwa nawe abategereje kugira ngo yinjire muri kino kizami. Uyu mukobwa waba arenze mu bundi buryo, aba afite umwihariko ko we rwose mu bigaragara aba ari satunda yeruye ariko ku buryo aza yahinduye imyenda, akahita aza yacuranze akaziki akeka ko kari buze guhita kazamura ibyiyumviro by'uyu muhungu. Gusa uyu muhungu rero nawe tuba tutaramenya ibye rwose, ibintu uyu mukobwa bakoze nabyo ntabikunda. Umukobwa aragerageza kujya guhita batangira igikorwa, ariko uyu muhungu agahita amuhakanira akamubwira ko burya atademara. Uyu mukobwa agahinda karamwica, agahita asohoka akajya kubwira undi mukobwa wa gatatu uba usigaye kugira ngo nawe yinjire agende yigeragereze ayo mahirwe. Uyu mukobwa rero wa nyuma mu bigaragara aba asa nkaho rwose atari tayari
gusa ubwiza aba bufite bwose buhagije. Muri ako kanya rero ahita agenda uyu mukobwa nawe akinjira muri cya cyumba kiba kirimo wa muhungu, agatangira kugerageza kumukoraho. Gusa bidatinze wa mukobwa ahita ahakanira wa muhungu, akamubwira ko ibi bintu rwose atabishobora. Umuhungu akamubaza ati ese kubera iki wemeye kuza muri bino bizamini bya mama? Umukobwa ati naburaga minerivare y'ishuri kandi nabonaga ko byagenda kose kwemera kuza muri aya marushanwa nkazayatsinda nkaza mu muryango wanyu, nshobora kuzampa amahirwe nikomereza amasomo yanjye. Gusa uyu muhungu arabikunda, akamubwira ko rwose atari buze kumuhatiriza, ati ahubwo yakwisohokera. Wa mukobwa rero nta kindi akora, nawe ahita asohoka agasanga ba bakobwa bose hanze. Ikigaragara cyo bano bakobwa bose uko ari batatu nta n'umwe uba wabashije kuryamana n'uyu muhungu. Kandi mwibuke ko ibyifuzo bijyanye na uyu muhungu ni uko aba ashaka umukazana wa mbere ufite nyashi ya mbere mu mujyi, ikindi kandi akaba ari we uzasama inda y'umwana we. Nyuma y'amezi 9 rero wa mukecuru agiye gutumizaho ba bakobwa kugira ngo arebe ko nibura haba hari umukobwa watwaye inda y'umuhungu we. Igitangaje, abakobwa 2 baza batwite. Numbaze ngo izi nda bazitewe nani? Ba bakobwa uko ari 3 rero muri ako kanya barategereza wa mukecuru akaza. Gusa wa mukecuru aza asa naho afite amakuru kuri buri mukobwa. Agahera ku mukobwa wa mbere akajomba agati gatoya ku nda, aba agaragaza ko atwite. Ako kanya yandika ahita iturika. Bivuze ngo uyu mukobwa ntabwo aba atwite, ahubwo aba yahishe igipirizo mu mupira ngo agaragaze ko yabashije gutsindikiza. Ako kanya umukecuru bihita bimurakaza, atamubwira ati wowe va hano rwose, nta nubwo ukwiye kuba ugihagaze hano. Undi mukobwa wa kabiri we aramubwira ati wikirwa ujomba ngo utanyangiriza umwana, ati kuko ndatwite. Umukecuru ati ndabizi ko utwite, gusa inda utwite si y'umuhungu wanjye. Ako kanya agahita arebana na wa bodyguard we, agahita amubwira ati mwembi simbashaka hano, ndabizi neza ko inda utwite atari iy'umuhungu wanjye ahubwo ari iya bodyguard. Wa mukobwa rukumbi rero usigaye ubwo nawe atabona ko atabashije gusama inda y'umuhungu w'umukecuru, nawe agahita avuga ati mundeke ngende kuko sinabashije gutsinda ikizamini cyanyu ngo mwitire umuhungu wawe. Gusa uyu mukecuru aramubwira ati we wigenda, ati rwose we ntabwo watubeshye, kandi ngiye nari mbizi neza rwose ko umuhungu wanjye adashobora gutera inda, ahubwo nashakaga umuntu w'ukuri bazabana ubuzima bwose.